inzira z'Imana zirenga igihumbi kuko babivuze ukuri, ababivuga ntabwo babeshya. Iyi ni inkuru ishingiye ku buzima bwabayeho bw'umusore n'umukobwa bakundanye, abantu batari bari bazi yuko Imana ishobora kuba yabasubiza, ariko muri uko kubaciraho iteka ubuzima bwabo bukaza guhinduka, bukaza kumera neza kurenza uko abantu babitekerezaga. Ngaho iyumvira ukuntu inkuru imeze, ukuntu byagenze, uko byatangiye ndetse n'uko byarangiye. Kera habayeho umusore yari umukene cyane, nta kintu yigirira, ndetse akaba yaratuye muri quartier y'abakire. Abakire bafite ibya mirenge, yewe bamwe banita yuko ari ibya mirenge ku ntenyo. Uyu musore yakoraga uturimo two muri abo bakire bitewe n'uko we aho yari acumbitse ari wenyine kandi nta babyeyi yagiraga. Muri make yari imfubyi. Uyu musore yaje kugera igihe ashobora kuba yatereta umukobwa uwo ari we wese akozeho, akamubwira ati reka ntabwo nshobora kuba nateretana n'agahungu k'agakene kuko nta kintu wazamarira. Yewe nta nubwo batinyaga kuvuga yuko batabasha kubahingutsa cyangwa se kumuhingutsa mu rugo rw'iwabo, kuko batayakemera yuko bakicarana n'umusore w'umukene kandi adafite n'ababyeyi, ntacyo bazamumarira cyangwa se yazimarira cyangwa se ngo amarire umwana wabo. Umusore agahinda karamwica, yiyemeza yuko agomba gukora cyane akazagera ku rwego rwo kuba nawe yahinduka umukire. Arakora cyane, agerageza buryo ki ubwo ari bwo bwose agomba kubona amafaranga ndetse akabona n'ubukire kurenza uko abantu babitekerezaga. Imana nayo iramukundira, abona udufaranga, arakora. Muri uko gukora aza kugera igihe ashaka kuba yakishingira bizinesi ziwe ngo nawe atangire gukorera amafaranga nk'ayo abakire, ariko biza kwanga. Muri uko kwanga arahomba, yongera agaruka hasi. Muri uko kugaruka hasi, wa muhungu nibwo yagiraga gutya abakubitanye n'umwana w'umukobwa. Uwo mukobwa akaba yaramukunze cyane, yaramurebaga akamubonamo igitangaza, niko kumufata amujyana iwabo. Akimugeza iwabo baramubaza ati uyu musore ni uwo kwande, akora iki, afite iki, ese mukundana mushingiye kuki? Ati ko tumuzi yuko yirirwa atwara imizigo y'abaturanyi, uyu nguyu azakumarira iki mwana wacu? Ati bireke ibyo gukunda, dufite abasore benshi ndetse n'abo mu miryango ikomeye cyane dushobora kuba twagushyingira nabo ukazagira icyo wimarira. Umukobwa arababwira ati ntago mumpitiramo kuko naje kubabereka, ntago naje kubabwira ngo ni mumpitiremo. Umukobwa mu marira menshi abwira iwabo ati niba bidashoboka njyewe ndamusanga ubundi ruzace Imana. Wa musore nabwo yari ari muri salo. Muri uku kuba ari muri salo, ise w'umukobwa araza aramubwira ati ntago nshaka udusore tw'inzahare mu nzu yanjye, sohoka hano gira vuba, ntago ngushaka, ntuzongere kugaruka n'undi munsi wa rimwe. Ni ngute umusore nkawe udafite ikintu na kimwe, udafite icyo amaze, waza kwirirwa uza mu rugo rwanjye ngo ushakamo umugeni? Ntawe naguha. Ati yewe sibye no kumuguha, nta nubwo natuma unamureba mu maso. Ati rubanda murubahuka. Ati ubu nkawe koko urumva ko ushaka gushaka muri runo rugo? Ati twebwe tushingira imiryango ifite ibyifite, none wowe uri n'imfubyi ndetse yewe nta n'ikintu wigirira, gusa wisibiye amayira. Ntago nzongera kuguha ikiraka, nta nubwo yewe uzongera kuba wanaza muri runo rugo.
Tubyibukiranye yuko uyu musore n'ubundi yakoraga uturimo tw'amaboko muri izo ngo z'abakire kugira ngo abone amaramuko. Umukobwa bakomeza kugenda bamubwira amagambo, ariko umukobwa arushaho kugenda abyanga. Yumvishije umusore batangiye kumwirukana, nibwo uyu mukobwa yagize gutya abasohotse mu cyumba, aza yirukanka ndetse asanga umusore nawe amaze gusohoka. Ageze kuri gate, umukobwa nawe ahita amukurikira. Muri uko kumukurikira, ababyeyi bagira atahari wenda umukobwa araza kugaruka. Agenda agiye. Muri uko kugenda agiye, bageze gutyo bimukira mu yindi quartier. Bageze muri iyo quartier barakora birakunda, ndetse yewe nyuma yo gukora bigakunda, uyu musore aza kugera ubwo aza gushinga kampani icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse ikanabiranguza. Ubuzima burahinduka. Yewe muri uko guhinduka bitangira kugenda bimera neza, abantu batangira kugenda bumva yuko hari umukire utuye muri quartier urenze abandi. Gusa ababyeyi biwe buno mukobwa ntago bari bazi yuko umwana wabo aho yagiye. Bari bazi yuko bahunze igihugu hamwe n'uno musore, gusa bari batuye hafi yabo. Umubyeyi w'uno mukobwa aza kugira igihe afata umwanzuro wo kujya gushaka akazi muri kampani ya wa musore, kuko bari bumvishije yuko muri iyo kampani bashaka umukozi kandi iyo kampani ihemba neza kandi ihemba amafaranga yagirira umuntu umumaro. Niko kugerayo. Ageze kuri ofisi baramubwira ati boss ntaho hari, werindira uzaze ejo yahageze, kuko ashaka umukozi uzajya umwandikira ibyinjira n'ibisohoka ndetse akanamenya umutungo wa kampani. Umusaza aravuga ati biraba amahire, Imana izamfashe nzatsinde ikizami. Baramubwira ati muzehe, turi kubona kuri dokima zawe ibi bintu usa nkaho ubifitiye igihe gihagije cyo kuba warabikoze, birashoboka yuko wazatsinda ikizamini bitagoranye. Imana ni Imana. Uyu musaza aragenda abwira umugore we ati birashoboka yuko nshobora kuba nabona akazi muri la kampani, gusa ibyantangaje ni kampani nini kandi isa neza. Uko byagenda uko ariko kose, ningira amahirwe nkabona y'akazi, nzaba nongeye gusubira ku murongo. Gusa icyo ntababwiye nuko uyu musaza imirimo yakoragamo yari yarahombye, iby'ubukungu by'uno mubyeyi byose byari byarahombye, basigariye ku nzu yonyine gusa, kuko amasambu, inka ndetse n'amamodoka byose bari baragurishije. Mu gitondo kiragera, umusaza abaragiye agera kuri kampani, aricara ategereza nk'abandi bose. Nuko agiye kubona abone imodoka iraje y'umweru nziza isa neza cyane. Muri uko kuza barangije basohoramo boss ndetse n'ababodyguard ndetse abandi banamutwikiriye. Ntiyabasha kumubona mu maso neza, ariko atangira gukeka. Aravuga ati uyu mugabo ko mbona asa nk'umuntu nzi, arimo aranca mu maso. Ese buriya yaba twarahuriye hera? Ariko se teko hari kera dinari umugabo kwitahabwa intebe yewe. Ati wenda wasanga ati ningira amahirwe wenda nituza kugera aho wenda ari bumpera akazi, ninza gutsinda ibizamini turabasha kuba twavugana. Umusaza arategereza, aza kugerwaho ku kizami. Ikizami n'ubundi yari boss n'ubundi ugikoresha ikizamini cya nyuma cya interview. Nuko akimara kuhagera aramwibwira. Akimara kumwibwira, umusore arangije aramubwira ati muze wikirirwa wivuna kuko nakumenye.
ati witwa ngutya ngutya na ngutya kandi utuye aha n'aha, ati ufite umwana uyu n'uyu, amakuru yiwe. Umusaza aramubaza ati se mwana wanjye ukamenya ute? Ko ntari kubona nakumenya neza, gusa ndi kubona nsa nkaho nkuzi. Nuko umusore aramwibwira, akimwibwira kuko izina n'ubundi yari yararyibagiwe, ati birashoboka yuko wenda ari iz'abasaza, gusa birashoboka yuko twaba twarahuye. Nuko hashize akanya haba hinjiye umukobwa wiwe, yarabyibushye, asa neza kandi ameze neza cyane. Muri uko kwinjira arangije abwira papa we ati papa tihaguruka nguhobere. Umubyeyi nawe ati ndarota cyangwa. Muri uko kuvuga gutyo nibwo yavuze ati papa ni njyewe ndi umukobwa wawe, uyu ni wa mugabo wanjye. Nuko umusaza asaba wa mukwe we imbabazi. Umukwe aramubwira ati nakubabariye kera, ntago ntibifite mu mutima wanjye, gusa twatekerezaga kuza, ahubwo twebwe kuza kubasaba imbabazi. Ngayo nguko bageze muri karitsiye nibwo basangaga ba bakobwa bamwe na bamwe barabyariye iwabo, abandi bari ku bagabo batabakunda, ndetse yewe bamwe batangira kuvuga ati umugisha n'ubundi wundi ntawe ujya uwikanira. Birashoboka yuko ibyo tubona ko ari umwanda, ku mugisha w'umuntu we abibonamo zahabu. Bamwe batangira kwibaza ati iyo tuza kuba twabyemeraga akadutereta, uriya mwanya ni twebwe twakabaye tuwurimo. Bose bakomeza kugenda bavuga yuko ari bo bakabaye bari muri uwo mwanya. Ngayo nguko rero byigisha iki rero mu buzima? Ntukazapfe gufata umuntu ngo umucireho iteka kuko umusanze muri situwasiyo mbi, kuko buri munsi uko isaha igenda ihindura iminota cyangwa se ihindura urushinge, niko n'ubuzima bw'umuntu bugenda buhinduka, kandi Imana niyo ibigena. Ngayo nguko rero kora subscribe ukandi no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Abasanzwe bamenyereye Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, ndetse no muri gospel na siporo. Ahari ho hose habonetse inkuru Sano Empire izibagezaho mu bambere. Naho njyewe tubana buri munsi, aba nitwa Sano kuri Sano Empire. Imana ibampera umugisha mwebwe mwamaze gukora subscribe mugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye dukomeza twibanire mu nkuru ziba zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zicaracara imihanda.